Ndabasuhuza abakunzi b'amateka gakondo. Tugiye kumvana umugani witwa ibyifuzo bitatu. Burya ngo amahirwe aza rimwe. Umva neza uyu mugani wiyumvira uburyo uyu muryango wagenderewe n'amahirwe, nyamara kubera kutamenya kuyakoresha bakaguma mu butindi n'inzara bahoranye. Umugabo n'umugore b'abakene bari batuye iruhande rw'ishyamba. Umunsi umwe ku kagoroba itumba rica ibintu, batangira kuganira bavuga ibyo abaturanyi babo bifataga nabi kandi bafite ibintu bitagira ingano. Umugore aza kuvuga ati, wankiza sinamera nka bariya. Umugabo ati, ni ishyano kubona bene ba bantu bakoraga ibitangaza batakibaho. Ubu simba nisabiye icyo nifuza. Mu gihe bakivuga ibyo, babona umugore utagira ukasa atungutse iruhande rwabo. Arabasuhuza, arababwira ati, numvise ibyo mwavugaga, none mumbwire ibyo mwifuza. Ariko ntimurenze bitatu, kuko nimubirenza ntimubona na kimwe. Amaze kubabwira atyo, bayoberwa hari igiti, batangira kuvuga ibyo bakwiye gusaba. Erega ntibyari byoroshye kubona ibintu bitatu gusa ako kanya n'ubukene bari bafite. Umugore rero araterura ati, sinjye uhitamo, ariko iyaba nari mfite uburenganzira. Hari ibintu bitatu nasabaga kandi bifite akamaro koko. Ntacyo mbona cyandutira kuba mwiza, nkaba umukungu kandi nkakiranwa icyubahiro mu birori no mu materaniro y'abakungu. Nuko umugabo aramusubiza ati, ibyo byose ntacyo bimaze, kuko umuntu ubifite ntabura kurwara cyangwa ngo apfe akiri muto. Ikiruta ni ukugira ubuzima bwiza, imbaraga no kuramba. Umugore nawe ati, ese kuramba byamara iki umuntu ari mu butindi? Ahubwo byatuma aba umunyabyaga igihe kirekire. Aho uzi kubura icyo urya no guhora mu maganya? Yaba wa mugore yaduhaye uburenganzira bwo gushaka ibintu birenze bitatu, kuko mbona dukeneye byinshi. Umugabo aramubwira ati, ibyo ni byo koko, ariko reka twoye guta igihe, dutekereze neza, ejo tuzabe twabonye ibyo twifuza bitatu bidufitiye akamaro koko. Reka tube twiyotera dore n'imbeho yaciye ibintu. Ubwo abivuga yenyegeza umuriro wari wamaze gucika. Nuko umugore arivugisha ati, mbega umuriro mwiza, wampa inyama ngo nyotse kuri aya makara. Akibivuga atyo, abona intongo y'inyama iraguye. Icyoga kiba kibaye icyifuzo cya mbere. Umugabo abonye iyo nyama, umujinya uramwica burahakwirwa. Atangira gutonganya umugore we ati, mbega umugore w'igisambo, ko ni ugukunda inyama gusa, cyangwa ko duturiye ishyamba inyama nazo ni ikibuze? Ukuntu wifuje nabi, icyampa ngo iyo ntongo igufate ku zuru. Umugabo atararangiza kuvuga, babona inyama imase ku zuru ry'umugore. Umugore ararira, agerageza kuyikuraho, ariko biba iby'ubusa. Umugabo abibonye aribwira ati, noneho nanjye murushije ubucucu. Mugenzi wanjye ntundenganye, murahiye nkomeje ko ntigeze ntekereza kukwifuriza nabi. Nari ndakaye cyane, bivuga ntazi icyo mvuga. Noneho twifuza ubukungu, maze nzakugurira akantu kabengerana uzashyira ku zuru, kajye gahisha iyo nyama. Umugore ati, ese ubu nakwihanganira guhoranira ishyano? Icyampa gusa nkabona iyi nyama inyomotseho. Akivuga atyo, abona ya ntongo iguye hasi. Ibyifuzo biba bibaye bitatu. Umugabo abwira umugore ati, iri ni isomo koko, ntidukwiye kugondoza Imana yo yaturemye n'izi ibidukwiye. Birira ya nyama kuko mu byifuzo bitatu ariyo bari basigaranye. Sinjye wahera hahera umugani. Ntundushe kuzazibukira kandi ntundushe kugenda imbere y'umutwe mu ngabo bose rwahugiriye.